Ni igikorwa cyabimburiwe no gushyira indabo ku rwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda rw'akarere ka Gakenke ruherereye ku musozi wa Buranga. Rushinguyemo imibiri 1886 y'Abatutsi bazize Jenoside. Mu buhamya butangwa na Nyiramatabaro Jeanne d'Arc, umukozi rukumbi warokokeye muri ibi bitaro muri bagenzi be barindwi bahiciwe, bwumvikanisha inzira y'umusaraba banyuzemo kugeza ubwo bagenzi be bishwe wakagira Imana yo kurokoka. Baje hano ku bitaro binjirira mu muryango w'ibitaro ahari PEIMI, Protection Maternelle Infantile, ngo baje gushaka Abatutsi bakora mu bitaro. Ababyumvise mbere barihishe. Nge nabonye bangeraho mu ntebe za PEIMI hari mu bitaro, bazanwe ngo no kubarura abakozi Abatutsi bakora mu bitaro bya Nemba. Ubwo barancunaguje bambaza abandi Batutsi bakoramo hano kubera ko nge mvuka hano hafi bari banzi. Ubwo narababwiye ngo nge simbazi, ndi hano nk'umukozi w'ibitaro, iby'amoko simbirimo. Noneho ubwo nyuma ho gake 94 baje bagambiriye kwica. Ubwo hishwe Mutayimbabazi Françoise wari responsable wa maternité mu bitaro bya Nemba. Ninjye warokotse njyenyine muri abo bavandimwe barindwi twakoranaga. Gusa ngo aya mateka ashaririye hari isomo yamusigiye. Nge byasigiye isomo rinini cyane ko n'izina ryanjye ubwaryo banyise Nyiramatabaro kubera navutse iwacu barahunze 59. Izina ryanjye ubwaryo naryo n'amateka. Noneho kandi umuntu yavuga ngo ryakabaye isomo kuri buri muntu wese, ikiremwa muntu ntikifuze kwica mugenzi we, kuko icyo utifuza ko bagukorera ntiwakabaye ugikorera mugenzi wawe. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nemba Dr Habimana Jean Baptiste avuga ko kwibuka aba bakozi ari ukubaha icyubahiro ababishe babambuye, ariko bigatanga isomo ku bari mu kazi uyu munsi. Biratanga ubutumwa bwo kuba ko nta mpamvu yo kugira ngo umuntu abaguha serivisi nawe uhinduke nguje kumwica. Bigatanga n'amasomo no ku bakozi bo kwa muganga ko muri rusange nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvusha undi ubuzima. Nta muntu muri rusange tugomba twese kurwanya Jenoside duharanira ko itazongera kuba ukundi mu gihugu cyacu. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aimé François arasaba abakozi guhindura amateka nk'aya. Ariko tukabonamo n'ubutumwa ko noneho ubu imikorere yaba iy'abakozi, abaganga n'abandi bose batanga serivisi ko bagomba kureba uko amateka yabayeho bagafata icyemezo cyo kuyahindura. Ubu noneho umunyarwanda wese akareba mugenzi we nk'umunyarwanda nk'uko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ibidushishikariza. Muri iki gikorwa imiryango ibiri itishoboye yarokotse Jenoside muri aba bari abakozi yaremewe ihabwa inkunga y'amafaranga 200,000 y'u Rwanda kuri buri muryango ngo ishobore kwiteza imbere. Uwimana Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gakenke.